Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data. Nizere ko muri amahoro Imana ikibarinze. Ni Pasiteri Marie Therese ngarutse kuvuga Imana. Nzanywe n'ubuhanuzi nari maranye iminsi Imana yampaye, ariko ntinda kubuvuga. Burya hari igihe umuntu yibaza burya ari bubuvugemo, ko ari bubutangire, n'icyo ngicyo cyantindije. Turasoma Yeremiya, igitabo cya Yeremiya, ibice 9, guhera ku murongo wa 16 kugeza ku wa 17. Haranditse ngo Uwiteka Nyiringabo avuga atya ati: mutekereze kandi muhamagare abagore bazi kuboroga baze, mutumire abagore b'abahanga baze, kandi batebuke batuborogere, kugira ngo amaso yacu avemo amarira atemba, n'ibihene byacu bihongobokemo amazi. Ijambo ry'Imana dutangiranye naryo rirasaba abagore kurira. Ntago ari ukuririra ibijumba n'ibishyimbo byabuze, ntago ari ukuririra imyenda n'amazu n'amamodoka, ahubwo ni ukuririra abantu b'Imana, ni ukuririra ibihe biriho, ni ukuririra abagabo, ni ukuririra abana b'abasore, ni ukuririra imiryango. Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Mbe bagore, mwumvise ko mukwiriye kurira, mukaririra abacu, mukaririra abanyu? Imana ibashoboze. Ubu butumwa burareba cyane abagabo n'abasore, ariko n'abamama bukabareba kugira ngo basenge kurushaho. Imana yacu itugirire neza. Imana yambwiye ku ntambara y'ubutita iri mu mitima y'abantu muri iyi minsi. Imana impa ibimenyetso by'iyo ntambara y'ubutita iri kubera mu mitima y'abagabo muri iyi minsi. Icya mbere ni ugukubitana igitsiburira. Ibi ni ikinyarwanda cyo hambere, ariko muracyumva uko biri kose. Icya kabiri ni ukurebana y'ingwe. Icya gatatu ni ugukubita mpfunira. Gukubita mpfunira ni kwa kundi ushobora gukubita umuntu ukamukomeretsa, ariko ntutume amaraso ava inyuma. Noneho amaraso akava, ariko akavira imbere, wa muntu akarwara icyo kintu cyitwa mpfunira. Iyo irababaza cyane. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma icya kane, kumva umuntu wamurya n'amenyo. Urabipanga ariko wabuze okaziyo. Imana itugirire neza. Icya gatanu, umubonye urwaho wamukubita umusekuza umutwe aho ubonye hose, haba ku rukuta, haba ku ibuye, haba ku cyuma, hose wabikora. Mbese mwabonye inka zirwana? Inka zarubiye ibimasa, hari ukuntu zihindura ijisho, inka ikajya ishikuza indi, ukumva iri gufuha. Imana irambwira ngo umutima wawe niko umeze. Ushobora no kohereza umuntu useka, kandi aho umwohereje hari inyamaswa y'inkazi ishobora kumugirira nabi, kandi ntumuhe n'ubutabazi. Imana yacu itugirire neza cyane. Ibyo ni ibimenyetso by'abo bantu. Ndavuga nk'uvuga umuntu umwe, ariko ntabwo ari umwe Imana yambwiye. Ni abantu benshi, ni ukugira ngo bivugike neza. Ni abantu benshi, ariko ndavuga nk'ubwira umuntu umwe, kuko n'ubundi buzakirwa n'umuntu ku giti cye. Umutima ni uw'umwe, ntawe ufite umutima we n'uwundi runaka, ahubwo umuntu abyakira ku giti cye, kandi akabyumva ku giti cye, bikinjira mu mutima ku giti cye, hanyuma akihana ku giti cye. Iyo afashe umwanzuro awufata ku giti cye, yaba uwo kubireka cyangwa uwo kubikomeza. Imana yacu itugirire neza. Niyo mpamvu ndi kuvugira mu bumwe. Uwiteka akuntumyeho ngo cururuka, cururuka, cururuka.
uwitonze akama ishashi. Uyu ni umugani w'ikinyarwanda, sinzi koko niba ishashi igira amata, ariko tumenye neza yuko umuntu iyo yitonze ntacyo atageraho. Ibyo ukeneye kugeraho wabigeraho, ariko ubishyizemo ubwitonzi. Imana yambwiye ngo cururuka, kuko ab'Imana irabakunda, irabakunda, irabakunda. Ngo itarakara ikamanurwa no kubatabara, ikamanurwa no kubagirira neza, yarangiza ikabashyira hejuru, hanyuma wowe ugasigara usa naho uhagaze wabuze icyo ukora, wabuze ayo ucira n'ayo umira. Imana yacu itugirire neza cyane. Cururuka rero, umutima wawe worohe, yewe hari uburyo wabikora ugasenga Imana. Niba utanasenga Imana, reka nkurangire Hana ngo yagiye mu nzu y'Imana, ngo akajya akomanganya iminwa ariko adasohora ijwi. Niba udakunda n'Imana, ni ngombwa ko uyikunda ku ngufu kugira ngo igufashe gucururuka, kuko nyuma y'ibi ngibi hari ingaruka kandi hari ibihano byakugeraho ukababara. Imana yanyeretse n'ibimenyetso bigaragaza ko utari mubi, ahubwo ugira imbabazi. Irambwira ngo iyo unezerewe uragaba, ugira imbabazi, uratanga, ujya wumva waganira n'abantu ariko ukanga ko bakumenyera. Rero cururuka, Imana ikugirire neza, abawe batazazira yuko wanze gucururuka, bakazagirwaho n'icyaha cyawe, hanyuma bakazagirirwa nabi kandi ari wowe ubiteye. Imana yambwiye ko hari abantu izarekura bagaturika imitsi y'ubwonko, kubera yuko bari kwanga kuyumvira. Yabatumyeho kenshi banze kuyumvira. Ibyo rero bizaba nk'igihano kandi bizaba ari nk'ikimenyetso Imana itanze nanone. Mwa bagore mwe, kuki Imana ibahamagaye? Ubundi hari igihe buriya abagabo badaha ibintu agaciro. Bakumva ikintu ariko bakumva ntago bagiha agaciro, cyangwa se bakaba nta mbaraga bafite, cyangwa se nuko kwizera akaba ntako bafite. Ariko nzi neza ko abagore iyo bumvise yuko hari ingaruka ku muryango, hari ingaruka ku bana babo, hari ingaruka ku batware babo, bajya bumva n'udasenga agashakisha uko yabikora. Niyo mpamvu Uwiteka abahamagaye kugira ngo muririre abagabo banyu, muririre abana b'abahungu. Imana